Omana. Bosi. Tuzabikora ikintu Amakuru. None se bari amakara ganje uko ndayabona gute? Amakara suru kubona nje nikorera amakara. Oya mbembe nose ashika amakutu suku taramba amakara. Ariko man. Namwerera atamaka. Amakara ganje sirone kurukura. Akabazerete. Nose uzaganzanira ryari? Uzanzange kufuru ndonge gutora buro guca nonge mumusha. Twarasezeranye ngo uzanzanira amakara no gusiko muba guco. Shishanura. Nose shana gute? Namumba amakuta ganje nje kugurira hayi. Wewe tugiye kumana. Nakubwiye ngo inenda kubona umushitsi. Utwo dukani two nzapfunyikira tuje. Ariko simwe mu rugopfe. Burya amakara. Namuhaye amakuta ngo aramba amakara. Hari amakara naragabuze, hari n'amakuta ganje naragabuze. Etondora kwishura. Numva kuvuga ngo ndatahura kutaje. Kandi warabuze uzaganzanira hano mumaze kubibandira. Uzambemba ngaze. Somaze kubibandi gute tuvuye ku furi gahiye. Umva ngubye ujurama mu mugabo wawe. Ifuri irahira. Urama mu mugabo wawe. Agiye kwita mwishura. Jembega nimugora mbona ko amakara. Ariko urubagamwe. Yewe. Roka nawe. Urubagamwe neza bazo umugore wanjye ntago ndimbwa cyane. Ntabwo se kurinda hanje gurutoki mujisho. Kandi kumva ari kwishura. Arakwere. Ko sibura bino. Nimba ngiye guhera mu kwishura. Ino nzugiye kuvamo buno ibihumbi 5 byanje bive mwini. Nawe burata nzakwishura. Bivemo oya gasuzuguro k'umugore wawe niko nanze. Urayayobewe. Ariko nawe wifata gute? Urayayobewe. Babarira rero. Wifata gute? Gavemu. Nakubye yuko nzagukora nkagenda utakwishura. Nizina ry'Imana ndawava mwinzu narubaye urukwigira ndawaje mutanyisha. Mora ndakwishura ariko. Yego kumbera karanda kuja mu rubaye. Nabyo waruzi. Ariko man. Nabyo ibisibye nibiki. Reka nicare ngo wagakura. None uraje mu rubaye mugore wawe afite inda warindira akabyara ukabona ukajiye urubaye azanye. Ntabwo uri umuturanyi wese. Tembanye none wansigana umugore umaze gucanda kindi cyunsigiye ndamusinzu nzaje ugiye kumusiga. Mbage kuja mu rubaga. Kuja mu rubaye apfa nabonye akazi. Ubwo zandara nizo zamwakwe. Nabonye akazi. Ndikubona abakiriya baje danje ndago nshoboye ndigende. Gombwira ngende. Ndikubona mfite abakiriya. Ugiye kuri zandane mba waranguye. Ndazigusigira ndana dukiye. Ose ko giye vuba. Ndagiye. Dutobe twatubanye dukeya. Nzatuzanira umukati wanyirubaye. Aho mura ndagenda sha none nzanza ntari kwindikisha. Umva rero madam. Mbonye akazi mu rubaye. Kandi akazi ko mbonye. Dose ngo umushuti wanyu. Akazi ko mbonye. Mubaze. Nose ufite telefone? Umuvuye? Telefone yanje sura ijana mu rubaye. Aya ntago ndayijana mu rubaye gusa ariko niho mbone akazi. Nabwo nkuri midene nzaza ndi kugishura pe. Mu rubaye. Ariko kazi kesho. Kazi kesho nenda gukorera ejo. Oyihangane ko ntago ndagakora. Ko ntago ndagakora. Mubaze. Mwese madam. Ako tubyemeranyeho. Ongiye kuja mu rubaya. Utwite. Turabigenza utaraninda yawe. Aho abereye buri nani buruzongera kurira. Ntabwo nzongera kurira barakubye yuko umuntu ugiye mu rubaya avaga afite amafaranga duraka akazu kacu. Sikano kazi. Tureta tugahindura. Urkureba umugabo wawe unyweraga n'imihoro. Akagenda konywera n'ipantaro azagera mu rubaya ariyo umorose nguko. Ugusumoro. Nawe uzadutera. Reka wahora n'iki wa mugana namo. Ukari byawe nabimenye nimugoroba Diodone yagezeho. Ahubwo nakubonaho ndanukuramukira. Yewe. Mumva rata madam ukuntu byagenze. Ngiye nagiye nsanga ba Diodone bari kumwe. Tuzi ko Diodone nawe bibaga ibitoke. Ahubwo nje uyu nguyu yanteranyije na Diodone. Diodone yagera mubeshera ngo yibye ibitoke. Kombe ni unyegereye ni wowe yegera umurimo gwa mukecuru. Murura umurimo gwa muze. Ni wowe wibaga ibitoke kugenda utakabijana ku fu. Utazate. Amakuru ngo gusubirira bibyara hatangiye kuvuga. Nabigusubirira. Diodone bimeze utemana. Muhoro gwaje kwagikwa gwicana mbembwa Diodone nani rukana Teru. Mais je ne sais pas si on va réussir avec ces 100 $. On va les payer, nous sommes des enfants.
ndabikweretse mu izina rya Yesu kanguka mu izina rya Yesu kanguka mu izina rya Yesu toka pepa pep Chino nice Rakoze mana Rakoze mana Rabbi Urabona makuru mishimye Mujakazi urakoze cyane makuru gani mugeze hano muturutse tuvuye ku mashuri bari twirukanye none se ibi bimubayeho bisanzwe bimubaho sinje niyo nabi mubonaho ya nje mfite ubwoba kubyo kongera kumubaho uzi wabo turaturanye afite ababyeyi bose ko ndi kubona nta babyeyi bafite wowe uraguye hasi nje ngize n'igicuri Hepo tok Jagwari bacyandi mu babyeyi bavuze ngo cyangwa mabyeyi bambere ko bapfa barabikubwiye Jagwara ingara Haleluya Rakoze mana uri gitangaza kabisa umva ye mufite ababyeyi bawe bose ko ndi kubona gahinda n'amaganya bikwishe niki urasengaga usuranzi urasenga cyane senge cyane ndi kubona ufite ikibazo cyo kugwa simujakazi urasenga cyane arakira uzakira ariko uzagomeze gusenga utisengesheje ndi kubona ukize kandi nudasenga uzarinda waba umugabo ugipfa gutyo Sinsenga no ngari izagenda mu izina rya Yesu izagenda haleluya kandi baravuze barabyamva izakuvaho kwizera niko gukiza uzakira ariko uzasenge cyane senge cyane ibi bishuko wajagamo ubireke hari ubwunzi banyita umujakazi Alice mujakazi mukumusengera tuzatura none kumusengera tukikora ngo n'umugire ibikorwa mu n'umuntu bayagamaze kwangika kabisa none si hajya muraturanye yego turatura rero umugeze mu rugo ariko icyo nizejo nizeye ko ari bukire nzi ko nsengaga imana nzima nizeye ko akize atahe ariko nagira kwizera arazakira natagira kwizera ntabwo azakira uburwayi buzamukomeza kugeza asaje sengera he bikuna zaza sengera ndumurokora jene dutakumashiri tuzaza gusha sawa muzanshake sawa sarakoze mujakazi nayo wafata amafaranga nese kudutara oya ntabwo amafaranga ariyo yanzanye yampamagaye ntabwo yambwiye kwakira amafaranga yanyu mugende yasabaho umugisha nsimuno yagupfukamira oya ntabwo ndi imana uwo ushobora gupfukamira ni Yesu gusa ukijije uramwana urakoze uyu mugabo wawe namufatiye inzoga hariya asiga umuntu bate baze kumwindika none umuntu ndampereza mu Rwanda madamu uratagusobanurira uzi ukuntu byagenze terurabwa waburetse ariko wewe ni ibiki asa wowe uturega konzi ko turi inshuti ugiye kunseve nani mama nani inshuti se n'ubwo wari utanga ibi uyu mugabo wawe nasanze ari gufata urwago hariya banze kumwindika abandi bagabo bari kumwe noneho atanga umuhoro aravuga ati umuhoro agiye kuwutanga navuga nze n'umuntu kanze nguretire mutangira amakuta arabo umuntu nzawushikira none nkonje gushikira ukara niba ufite kahe kazi ukara n'abandi none ngo usije muri bitoki bya data bukwe hari akandi kazi gufite kuko waje gusana amakuta ihangana ndikubwira ko nabonye akazi wagiye mu rubaye ndikubwira ko nabonye akazi yanabigurisha hari nawe Diodon ngorema ngahe ntabwo ari 50
none gusa 51 wogungukire none gabagatuje gusa ntabwo mvuye gukora mvuye mu bitoke ndazamutse ngezeho uramye ngufashe gutwikira ifuru tuzamuka ni wanjye utangiye no kunsabya nduhamagariye kuri telefone nawe yahamagariye aranyishuye umurekerero mubirekeraho umva nduhamagariye umuhoro gwawe ndaguhereza ndakugomboza ndasaba muzo amafaranga yagurishije kugasigisa fata umuhoro gwawe genda bundi ndabizi ukwimye ibishimbo bakurinze imisozi zagaruka wabyaye imari zagufashe basi yabyatse uzamutwerere genda uri mu bandi madamu rero kandi nkwicara iruhande ngo usobanurire neza gusuruka njewe bibaye bite asisuje kumfasha guhendahenda madamu ntabwo uzi ko mukecuru yanyohereje kugira ngo mfashe guhendahenda madamu ngo madamu rero nabonye akazi mu rubaya kandi akazi ko nabonye mu rubaya karashimishije kandi akazi madamu oya arabyumva mwa arabyumva nyine mu nzu nta ntebe nziza irimo cyeta ntiburicara ku cungu wiyakiriye amaboro ndi kubona uzi zino migozi zivuye zino migozi nizo nsaguye uzi ko ujya muturanye yambaye imigozi ejo bundi ziriya migozi zambaye rero nizo nsaguye ahangaha bari kumfasha tuvuye ku furu dutera gakeya hajya hari hasigaye turasaguka wa mukecuru wawe za migozi yazimpaye ndabita gutiba umutima mufite ntabwo umuzi ariko umva rero ikiriho bundi ukumva tubyihorere ibyo ngibyo akazi kabonetse nta mpamvu yo kuzongera kugenda gushangurura intoki nta mpamvu yo kuzongera guhogorora nta mpamvu yo kuzongera kwambara zino myenda ahubwo ndebera rya koti ryanje kumva ubone nambara ingenzi ute undebera na kagafuka kanya none ntwaremo utwo nzambara yo gushaka akazi mu muge mu minota mikeya naba naguhinduriye ubuzima inzu yanjye ntabwo nzongera kuyibamo turagira ibate nka wa muturage wewe nubwo utwita ni kukubwira ko muransetsa yakwambye ngo uraje kwa muganga siko nibakiwe ariko uraje namaze kugenda mukecuru ndamubye ngo aguherekeze bambyindanje iri nibandi mirigara mu rubaye umva nawe ntago nagenze ute ntago ndaje muri aje baratose batubye ngo abagayo ngo abantu ngo bambaraga ngo ubusa ngo bambaraga ngo utuntu tugeze ngo mu kibuno ntiwareba yahuje nta nubwo ndi kubyumva ako bura ntago turi gushakana ntago kandi dukundanye gukundana si bivugitse ko uransiga mfite nda ugende ngo twarakundanye ngo sire urukundo bazirata zakwitaho uretse ko nawe ushobora kumwumva kumwumvikise ansige gutya ariko uri kumwosha rero reka buretse ngiye nkubyire ngiye kano kazi ko nabonye hageze ubuzi 100 barakureba ngiye kugenda ariko ni ibyawe ntabyo nshaka umva reka buretse nkubwire sibyo babarira unyemerera ubwo umwana wacu batubwiye ko n'amafaranga yo gipimo gahenze no kuzabyara utabyariye ku bitaro bagufunga hemuga nibiki wakwitwa ushaka kumubwira ansige ufite imitwaro ansige agende aho reba umva ntangiye kujya amadeni y'imihoro ukumva ndaje ahubwo ndira n'igikwembe cawe ntariri igikwembe cawe usubye mu burumba kwawe bw'inzoga usibye muri burumba zawe z'inzoga abandi ndo bicaye izo myota zarasize imyota njye ngiye mu rubaya nimba nzavayo imyota zarasize njye nakinywa nagasigisa namuze yagenze ute ntabwo uzi ariko ko muzafite ubwo si mera ariyo mere ariyo pe ariyo kandi nubwo nakuntumyeho arambye ati nze gusabe uruhusa ubwo natwite ariko byari byo nta nubwo nari kwirwa ndace kwa mere kuko arambye nze gusabe uruhusa ye karakanto nyine ko ari kumbyira gatoya ngo nze ngusabe uruhusa shange nze ute mbone kugenda ariko uranyemereye se nde we sikubereke ariko se urukora tuzabona amafaranga ute ariko si kanze ngo ariko abagore b'ubu ngubu nabo bagore b'ubu ngubu wa mugore oya uransiga zino mitwaro ugende numara kugenda genda bahute ihangana ariko ihangane ngewe nta kintu mfite muno none uransiga mje ko none se jamba bereze kangubwire ubwo nyoko bukwa hari kandi ngaba mfite telefone wowe ushobora kubyara nga tukagira utazamuhamagara cyane n'umugabo wagize bura buri marima kunze kugira cageraho kikifata kuca kundi cifataga no mu rubaya bagukwaruza ubusinzi bw'ino nabujana mu rubaya deba umuzabonye eske ntago uzujya mu shuti wanyu wa kera
ujya mushuti wanjye wa kera nawe wageze utanumpamagaye kandi ampamagare ku telefone oya ntabwo mbishaka ntabwo mbishaka none uransiga gutya pe none si bana dusezeranyije ngo uzansige gutya kuko mfite inda ntuzi ko umuntu aba yugwaye umugabo akora ariharahata akagenza akagushakira uburyo uzabaho reba hangaho ufite imizigo akarago karahaheze urukumva urugwatu ububungu rindira mu minsi umuhana ngansige nje uko yabinganirije nari ndi kubona yaje ngansige gutya akazi k'amadolari 100 ni menshi nje nari uko yabimbwira inzu yacu ibi birere urukumva bino birere ni iminsi mike tukaba turabyimutse ndara ndusha gira vuba nabonye amahirwe yo kujayo yanaje nshakira mu minsi mike nzaba nkwimuye umugore mwiza ariko si kanza ukara nonje mbaye ngaza kwa mukecuru kwa Bazirete oya kwa Bazirete arakwendeka ko ndikumva yakarishe cyane mada nawe inzoga muhoramwe akoze wabyemeye oya pe ndebera rya kote ryanje nabyemera ibyo sikubera ko utarabyemera umugore waranutse ndabwo uramushobora gera vuba ntabwo nshaka ariko umva basingenda ntabwo nshaka nje kujya mu rubaya numva ngo habagamwe abagore benshi ko nawe kunaniranye habagamwe nk'ibi byo kunywa none nje uransiga gutya mfite inzira mitwara reba uzi ngo nako kazi ngo nako mu byo Charongoro ngubye. hanze Kano kazi nakazi keza. Eriko nanguru kureba ino ukurura gakeye. Nene imvura tunyage twinjira mu nzu umpereze ki. none ko twe twibanyemo dukundanye wa Nose kuyibana ngo. Nindira ngamaze nabyara. Arumva ya motor ujyamaga ukiterera. Ndojyamaga kuturerese. Ndotujyamaga kuturere. Ninguzanira amatara ngakuzanira ibati. Haguza muno mugace hose nakonde fazana kuvuga ati umugore wa rukara yamugize neza kandi ntugire ngo nzinjira muri yamyobo yo mu rubaye ziramyobo yo mu rubaye ntabwo rero nzajamo ahubwo nge nabonye akazi keza nzaje ndaba nicaye hamwe nza kugusora kuri moto yari yagira mwagano gace kacu are jya mu nzu unzanira iki unzanira imyenda urabyanze mu rubaye ngo binjiraga mu byobo abagabo bamaze gushirira mu rubaye cyangwa niba badapfuye bakaba babandi ukabona urahindutse kandi twese tujye dukundana nge ngusabye ikintu ntukinyemerere saba ariko haguruka mbereze rya kote ryanje danira iryo kote ryanje umwenda nka wundi wa muturanyi hano hepfo ndaje ngukugurira urumeko nibate do ibi birere umwana wacu uzi imyenda yo nzamugurira uzi ibirato byo nzamugurira kandi nubwo bansebeje byihanganire ideni nzaza ni kugishura nawe sinzi Bazirete nabizi ntabwo yantangira n'ubundi ubukene buratwishe